hejuru Mana itagira ubwoba ngo yitinye. Ni wowe ufata itangiriro warangiza ukavuga iherezo. Ibizaza ubizi nk'ibyashize. Nta na kimwe kigutera kwiyumvira ngo kigutere kugira agatekerezo ngo wihebe wikorera amaboko wibaze ngo ndabikika nte ndabigenza nte. Nta tekinike ziba muri wowe, wamenye byose bitaraba. Ni wowe wibera mu mateka, twebweho duhora n'amatsiko y'ibizaza, ariko kuri wowe ahazaza hameze nk'ahashize, ubizi nk'ibyambaye ubusa. Ni wowe wo kwiringirwa wenyine. Izina ryawe uri umugenga w'ibihe kandi witwa Yehova. Ibintu byose byaremwe nawe. Hahirwa abagutegereza, hahirwa abakwiringira, hahirwa abakwishingikirizaho. Hahirwa twebwe ishyanga rigufite nk'Imana, twebwe ugirira imbabazi, twebwe udakorwa n'isoni zo kuba abana bawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turazamura kwera kwawe. Ni wowe Mana, Imana y'ibambe, Imana itinda kurakara, Imana yitangira kuzana ikibi, Imana ibikira abayikunda imbabazi, Imana igira ubuntu, Imana izi gukiza, Imana y'ibisigira, Imana ikomeye. Se w'umwami wacu Yesu, data wa twese, Yehova nyiribihe, nyiragakiza, Imana data idahindagurika, yuzuye kwera, yuzuye ibambe, niyo yonyine, nitagira ubwoba, haleluya. Izina ryawe ni rikuru, utabara urugamba rugeze mu marembo. Ibidukura umutima ubikura umutima, ibidutera ubwoba ujye ubikuraho. Imisozi itengukira imbere yawe. Ni wowe Mana nyiribihe, nyirikuzo, nyirubwiza, kwiriye guterwa indabo, kwiriye kuzamurwa amashimwe yawe. Gukomera kose nukwawe, nyirubwiza we, nyirugukomera kose we, ni wowe Mana. Turagushimira cyane, tuguhereye icyubahiro Yesu, tuguhereye icyubahiro kwa tumenye. Warakoze kutwakira, warakoze kutuzura, warakoze kuduhamagara, warakoze kutubabarira, warakoze kutweza, warakoze kutwemera, warakoze kudakorwa n'isoni zuko twitwa abana bawe. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye Yesu, umwana w'Imana. Warakoze kuduha ikinege, igisobanuro nyacyo cy'urukundo, igisobanuro nyacyo cy'urukundo. Yesu umwana w'Imana, Yesu umwana w'Imana, Yesu umwana w'Imana. Ibyiringiro bidakoze isoni, wazutse mu bapfuye, imfura mu byaremwe, imfura mu bazutse, imbaraga z'umuzuko. Yesu umwana w'Imana, umucyo w'ubugingo, umutsima utera imbaraga, agakiza kacu, uwatwunze n'Imana, uwatuboneye ikibanza mu ijuru, nyiri cyubahiro, nyirubwiza, nuhimbazwe, nusingizwe. Twari twaje guterana ngo tukugaragire, ngo tukubahe, tukubahe turirimba, tukubahe dusenga, tukubahe twumva ijambo, tukubahe twumvira, tukubahe tukubwira intege nke, tukubahe tukubwira uko tumerewe, tukubahe tukuganyira amaganya, tukubahe tugushimira imigisha, tukubahe tugushimira urubyaro, tukubahe tugushimira akazi, tukubahe tugushima ko dutunze mu bushomeri, tukubahe tugushimira ko ari wowe dukesha byose. Izina ryawe rirakomeye, uragahezagirwa, uragaterwa indabo, urakererezwa natwe, uragahabwa ikuzo natwe. Twebwe waremye, twebwe wababariye, twebwe wacunguye, twebwe ubikira imbabazi, twebwe ugirira ibambe, twebwe agakiza ka umunezero wawe, ni twebwe abana ba. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umwuka wera, warakoze kubw'umwuka utanga ubugingo. Uwo turamuvuga tunezerewe. Imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye, imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye, imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye. Impano y'Imana yakabura rugero, ikimenyetso cy'urukundo rwayo. Imana mu mutima, Imana itugabira impano, Imana isohoza umurimo w'agakiza mu mutima. Umwuka wera, umwuka wera ufata umusaraba akawugira muzima, umwuka wera utuneshereza, umwuka wera udusengera, umwuka wera utuvugira, umwuka wera utuzamura, umwuka wera izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turavuze ngo uhimbazwe nyiribihe. Haleluya. Turi hano ngo twigishwe nawe, tuganirizwe nawe, udukoraho abantu batakora, wongera umurika hatabona, uzana ibyiringiro. Ijambo ryawe rizure, ijambo ryawe rizure, ijambo ryawe rizure, kandi ijambo ryawe rikomeza umutima. Umwigisha agabane n'umwigishwa, ibyiringiro bituruka muri ryo. Amazi y'ubugingo atembe, umucyo w'ubugingo umurike, utufata ukuboko utuzahure. Ijambo rizure, ijambo ribohore, ijambo rireme, ijambo rikomeze, ijambo. Wowe ijambo w'Imana, wowe utari inyuguti, wewe wanesheje urupfu na kuzimu, uri muzima, uri muzima. Ukore kuri buri wese, uzure buri wese, utabare buri wese, ubohore buri wese. Izina ryawe ryubahwe. Thank you Lord, 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 thank you. Zaririmbisha impundu
agakiza ke kankuye ahabi. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe. Numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uragukunda. Nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye ahabi. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe. Numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Ngushimiye amasezerano yawe, ngushimiye kuri ndahemuka mu byo uvuga. Nta wundi wo kwizigirwa ni wowe. Ijambo ryawe rikuri kuzimu, ryongera kubeshaho n'abapfuye. Ni wowe soko y'ubugingo. Ubwo wabanjirije byose kubaho, ubwo wanesheje urupfu na kuzimu, ubwo urupfu rwatsindiwe ku birenge byawe, turabizi natwe uzatuzura kandi uzadusubizamo imbaraga z'ubugingo. Ibyacu byatunaniye byatsinzwe, aho twatsikamiye uzatuzura. Tuguhanze amaso Yesu, uri wa kwizigirwa wowe, wanesheje urupfu na kuzimu, wanesheje Satani. Cyubahiro ni icyawe, 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 cyubahiro ni icyawe. Byiringiro byacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, mahoro yacu, wowe Mana yacu. Ubwo wazutse natwe tuzazuka, ibyacu bizapfuye bizabaho, buri wese mu ruhande rwe. Ndabizi iyo wivuze, wowe ntare yo mu muryango wa Yuda, ibizapfuye byose birazuka. Wahamagaye Lazarabaho, wita ibitariho nkaho wari biriho. Uri Imana itarangizanya natwe. Waravuze ngo ubwo dufatanye n'abazima turacyafite impamvu y'ibyiringiro. Niyo twaba twaratsinzwe, gutsindishirizwa ni ukwawe. Ni wowe Mana y'agakiza kacu. Tuguhanze amaso, turagutumbiriye, tuguhanze amaso. Uri imbaraga, uri agakiza, uri amahoro, uri imbabazi, uri ubuntu, uri neza, uri ubutsinzi. Haleluya! Ukwiriye icyubahiro Yesu. Tunejejwe n'amasezerano yawe, tunejejwe n'amasezerano yawe, tunejejwe n'amasezerano yawe. Isezerano ryawe risumba yandi, isezerano ry'imbabazi ziteka. Yesaya yaravuze ibice 16 umurongo wa 5, aravuga ngo ingoma yose ikomezwa n'imbabazi, ngo nicyo gitumi yawe itazahanguka iteka. Ndagushimiye Yesu, wowe utwaza imbabazi ugatwaza neza, ntujya utwaza igitugu. Vuga n'ijwi ryongorera rikamenagura igufa, ngo rigatuma ndetse n'intare ziramburura. Izina ryawe rirakomeye, ninde uhwanye nawe? Gakiza kacu, imbaraga zacu, mahoro yacu Yesu. Wahabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Urumva nawe ushaka gusenga, buretse ninde kubwiye ngo wicaye se? Ongera dusenge gatoya, ongera kandi usenge nawe. Biragatsindwa iyo abandi basenga wowe ukarebera. Gira icyo ubwira Imana, ndakwinginze. Bumbura akanwa kawe nawe, akanwa kawe. Niba nta n'amagambo ufite, vuga ngo Yesu gusa. Yesu, Yesu, Yesu. Hari umuntu twakundaga gusengana akambwira ngo ngiye nta magambo ufite, n'abandi gusenga akabwira Imana ngo rata nanjye nuko, nanjye nuko Mana, rata nanjye nuko, nanjye nuko. Wananirwa no kuvuga ngo rata Mana nanjye nuko. Nibura wabura icyo ubwira Yesu. Mubwire ko umukunda, mubwire ko yakuzanye, mubwire ko agufitiye imigambi myiza,
mubwire ubwoba niba ubufite, mubwire niba wuzuye gutinya, mubwire niba wuzuye ubwoba, mubwire niba wuzuye amaganya, nabyo bimubwire. Yesu arabyumva. icyo akeneye ni uko umubwira ibikuvuye mu mutima. Murakanwa ndagusabye, mwami w'abami, ibyiringiro bidakoze isoni, soko y'ubugingo, soko idakama, soko y'amazi abeshaho, soko y'amazi y'ubugingo, yewe rumuri rutazima, yewe soko y'amazi y'ubuzima, yewe soko idakama, yewe ruzi rw'Imana, yewe ruzi rw'Imana. Yaravuze Dawidi muri Zaburi ya 46 aravuga ngo ari uruzi rw'Imana, imigende yarwo inezeza umutima wa. Ni wowe umara inyota, ni wowe soko nzima, soko imara inyota, soko imara inyota, rumuri rudazima. Waravuze ngo waje mwisuru umucyo, ngo abari mu mwijima be kugenda mu mwijima ukundi. C'est toi Seigneur Jésus, tu es venu comme la lumière du monde. Quiconque qui croit toi ne demeurera jamais dans les ténèbres. Ijambo ryawe niko rivuga, nta wundi uhwanye na, ni wowe gakiza uzatumurikira. Iyo tuyobye uratugarura, uri Imana ihururikarwa. Ndabizi ujya unesha, ujya utabara, ujya udukingira, ujya uturwanirira, ni watureka uturinda nk'urinda imboni y'ijisho rye. Uri Imana, uri agakiza, uri amahoro, uri isoko. Haleluya, mahoro yacu, mbaraga zacu, Yesu mwana w'Imana. Nta wundi twiringira, nta wundi dufite, ni wowe mugisha dufite. Kuva tuvugika ni wowe twaragijwe, ni wowe tweretswe, ni wowe dufite. Nta wundi mugisha, nta wundi mugisha. Amaherezo yacu ni wowe, amaherezo yacu ni wowe, amaherezo yacu ni wowe, imigisha yacu ni wowe, ibyiringiro byacu ni wowe, imbaraga zacu ni wowe, imigisha yacu ni wowe, ni wowe bwiringiro, ni wowe byirukiro, ni wowe gakiza. Uri ubuhungiro nyabwo, uri ubwugamo bwagutse, uri ibyiringiro, uri urutare rwo kubakaho, uri imbaraga, uri amahoro, uri agakiza. Yes, turakwiringiye, wezesha amaraso yawe. Ijambo ryawe riratubwira mu Baheburayo 7 uhereye ku murongo wa 22 ngo rega niyo twananirwa gusenga, Yesu Kristo ari buryo bw'Imana ngo tuvugire, kandi amaraso yavuga ibyiza kuruta yaberi, amaraso yavuga ibyiza kuruta yaturega, amaraso yacecekesha ibiza, amaraso yacecekesha amajwi ikuzimu. Yewe no wamurezi Satani ararega ariko n'ubusa gusa. Amaraso ya niyo avuga ibyiza, niyo atuvugira, niyo adutsindira, niyo adutsindira umubi, adutsindira amajwi, adutsindira ibirego, niyo yonyine avuga, niyo adushyiraho kirazira, niyo adutsindishiriza. The power of the blood of Jesus Christ. Turavuga amaraso, la puissance du sang de Jésus, 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 la puissance du sang de Jésus qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Ndabizi amaraso ya niyakuraho urubanza. Hallelujah. Turavuga amaraso y'umwana w'Imana, niyo urubanza rwa ntibishoboka ko twatsindirwa imbere yawe. Avuga ibyiza kuruta amajwi aturega, avuga ibyiza kuruta amajwi y'ubusambanyi aregana, avuga ibyiza kuruta amajwi y'ubusinzi, avuga ibyiza kuruta amajwi y'amafaranga yibwe, avuga ibyiza kuruta amajwi y'ubwicanyi, avuga ibyiza. Ijwi rye rivuga rigasumba ibindi byose amajwi. Yesu mwana w'Imana, iyo avuga ibyo gutsindishiriza, iyo avuga iby'imbabazi, iyo avuga ibyo kwezwa, iyo avuga ibyo gukiza, iyo avuga ibyo kudutabara, iyo avuga ibyo kuturengera, iyo avuga ibyo kudukiza, iyo avuga ibyo kuturwanirira. Niwe wenyine utuburana, na watuvuvunura, na wadutsindira, niwe mbaraga zacu, niwe mahoro. Rebosi tekerebosikaya, Yesu mwana w'Imana, rikaya basaka retekerebosanda yasi, imbaraga zawe kuzura no gukiza. Yes. Maraso yawe avuga ibyiza, avuga ibyiza, acecekesha ibiturega, acecekesha ibidutera ubwoba, aradutsindira, araturwanirira, aratweza. Shimirwa amaraso yawe, shimirwa amaraso yawe, shimirwa amaraso yawe, shimirwa amaraso yawe. Izandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso
amaraso yawe avuga neza kuruta ayabere. Shimirwa amaraso yawe avuga neza kuruta ayabere. Shimirwa amaraso yawe ari imbere y'Imana. Shimirwa amaraso yawe. Iyo tuyavuze tuvuze ubugingo, ntabwo ari amazi yamenetse, turavuga ubugingo bwari buyuzuye. Shimwa ko wazutse, shimwa ko uri iburyo bw'Imana, shimwa ko ari wowe utuvugira, shimwa ko utadutsindira na rimwe, shimwa ko udutsindishiriza. Shimirwa imbabazi utugirira, shimirwa ko utaduharuruka, shimwa ko utaduharurukwa, shimwa ko utaduharurukwa. Ntukeneye kubwirwa ibizacu, utunzi kuruta undi wese. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ni wowe uzatuzura, ni wowe uzaturengera. Uri umugisha wacu, tugukomeye amashyi, tuguhaye icubahiro. Uhimbazwe nyir'ibihe. Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Mwicarire mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo wikwikuraho umugisha wa Aburahamu. Abo twari kumwe kare twagarukiye ahantu heza, ariko nyine kuko mutari muhari turatangira. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku bijyanye n'umugisha no kutikuraho umugisha wa Aburahamu. Imana yacu ishimwe. Mu by'ukuri muri ibi bihe bya nyuma turimo, ubuzima burasa naho buremereye. Aho maze kugenda ngiriwe umugisha, kare navuze ngo hari ubwo umuntu yibwira ngo se ibi bihe turimo aho ni wasanga ari mu Rwanda gusa. Aho ugiye Prayer Mountain wakumva bimeze bityo, aho ugiye muri Kenya nabo baremerewe gutya. Hari ukuntu mu kirere cy'umwuka mw'isi y'abana b'Imana, abantu b'Imana baremerewe. Ubuzima bwatangiye kuremera. Kera abantu bari bafite ubukene rwose. Nkunda kubivuga mu bintu bimbabaza by'amahirwe. Sinzi niba nabyita amahirwe cyangwa ibyago, ariko icyo ngiye kuvuga ni amahirwe. Jenoside yabaye ngewe ndeba ndi mukuru, kameme ndi mukuru. Nyuma ya jenoside nari mpari nzi ubuzima, nzi uyu mujyi. Pastor Muhirwa arabyibuka, wuzuye umunuko. Uyu mujyi nta byiringiro ufite, abantu barira ibyo kurya, abarimu bahembwa umuceri na kawunga. Ndabizi ngewe nabibayemo, bamwe muri mwe bato ndi kubabwira nari muto yego, ariko ndabizi ubuzima bwari bugoye. Uretse abantu bagira gihungabana rikomotse na nyuma ya jenoside, ariko ntabwo twumvaga abantu bafite depression, abantu bari mu masantre psychiatrique, amasantre yo kuvura indwara zo mu mutwe kubera depression, kubera stress, kubera anxiety y'ubuzima, abantu kuremererwa n'ubuzima. Mu by'ukuri uyu munsi yo mbireba sibwo aribwo dukennye kuruta uko byari bimeze icyo gihe, ariko uyu munsi ubuzima buraremereye. Turiruka za stroke, za AVC, abantu ugasanga accident cerebral. Kubera iki? Gutekereza, kudatuza. Ntabwo dufite n'ibyo turya ngo tubirye turuhutse. N'abafite inzu akeneye ya kabiri. Iyi ngiyi umwana se zamusigira iki? None tugahangayika, ubuzima burasa n'uburemereye. Kandi no mu nzu y'Imana nuko nguko. Imibanire isi nitagenda, ukabona hagati y'abagabo n'abagore urukundo ruragoye, ababyeyi n'abana biragoye. Mvuge ngo ikiza abaturanyi gukorana, aho umuntu wagira ngo akajya ku kazi yitwaje akantu ke ntabwo agashyira hasi, wagira ngo abapfumu baramubwiye ati nugashyira hasi uzahwera. Kubera iki? Ayumva nta muntu yakwizera, abantu bazandoga, baranyanga. Ubuzima busa naho wagira ngo bumerewe nabi. Gusa inkuru nziza ngufitiye ntabwo biri mu Rwanda gusa, oya, yewe no mu Burayi nasanze ari uko, no muri Amerika nuko. Ubuzima buraremereye. Nagiye muri Amerika baho bakavuga ngo sha ngo waduha tugasubira mu Rwanda. Buri wese bavuga ngo ngiwe nimbona ngize gutya ngo nzisubirira i Kigali. Burya iyo tubwirije gutya kuri YouTube turabatunze, ni kuri kose turabatunze, batunzwe na YouTube. Ati buryo mwashizeho ubutumwa turanezerwa bavandimwe. Kandi abo nabo mwebwe mubareba muzi ko begereye hafi y'ijuru, ntabwo bari ku isi, bari hagati y'ijuru n'isi. Namwe muvuga ati nanjye ngezeyo hariya, ni mwisi. Abari mu Burayi nuko nguko, abantu buzuye ubuzima buremereye. Kubw'ibyo rero Satani ni umuhanga, ntimukabyibagirwe. Yesu yatwibiye isiri, afite izina ya mwisi. Yaravuze ngo ni umunyabinyoma. Ni cyakora ikinyoma uzi cyari cyo, ni ukuri guhindutseho gato. Murabyumvise? Ikinyoma ubundi ni ukuri wahinduyeho gato. Satani ni umugome. Reka mbaho urugero. Yabwiye Yesu ati nibura umwana w'Imana
uricwa n'inzara kubera iki se? Wafashe ibuye ukarihindura umutsima. Imbaraga zizura abapfura zifite, ni wowe waremye umutsima, ni wowe utanga ibintu byose. Wowe nibura umwana w'Imana. Actually ibyo bintu wakumvamo ikihe kinyoma? Harimo ikinyoma gikomeye. Uzi icyo ari cyo? Nuko umwana w'Imana adatungwa n'umutsima. Icyo yavugaga ngo nibura umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntarya ibyo kurya by'umubiri, ntarya ibyo kurya nk'ibyo abandi barya. Umwana w'Imana atungwa n'ibindi. Icya kabiri ni ukumukoresha ngo yabize imbaraga ze. Satani rero aho ngaho. Rimwe ndibuka nari twari Kibungo, umudamu maze kundeba ngo dusengane. Yari afite utubazo rwose, turasenga tugira ibihe byiza, tumaze gusenga nk'amasaha 2, amaze gufashwa ndamuherekeza. Maze kumuherekeza tugeze ku muhanda yuzuye ibyiringiro, ati pastor senga, ati duhagarikeze ya modoka, nitubigende gute? Tizidutware za modoka zose ni za papa. Ndamubwira ni za papa. Ni yego, ariko papa yazihaye ba nyirazo, kandi ba nyirazo bazishyiramo bo bashaka. Ninde wakubeshye se ngo umuraka kwimara ifite ngo nawe ngo izatoboka? Ninde wakubeshye se? Itubotse bajya muri garage bakashiramo irindi pine. Ngo Imana, hari abantu bari aho ngaho babashaririye, ugasanga ngo Imana ngo ubukire se bumaze iki? Ngo kana ubushaka, ariko waretse bufite icyo bumaze, ni bwiza, Imana yarabibahaye, nawe izabiguha. Ngewe nyimye rifite nta kibazo nanjye, kandi koko ni yawe nyine. No sugira ngo ni papa yarayiguhaye, azakubaza ko yayikoresheje, ariko ni yawe. Hari ibintu nyine twishuka twari aho ngaho ngo twe ngo turi abana b'Imana. Umwana w'Imana agendesha amaguru ate? Uzayagendesha kuzayagendesha kugeza igihe ibintu bizahindukira nyine. Yes, Imana yacu ishimwe. Muri iyi si dusangiye ibyago, dusangira gupfusha, dusangira kurongorwa, dusangira kubyara. Rimwe twebwe bigatinda bo bikihuta, rimwe bikaba byiza twebwe bikanga. Kugo gusa icyo Yesu yadusezeranije, yaravuze ngo nimuhumure nanesheje isi. Nicyo cyonyine. Mwisi mugira iki? Mugira umubabaro. Imana yacu ishimwe. Iyo umva rero, Imana ufashe. Hanyuma yego, Yesu ashimwe cyane. Ko mutansubiza? Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ku mugisha w'Abrahamu. Muri ubwo buzima rero bumeze gutya nk'uburemereye, Satani ni umugome. Burya intwaro ye iruta izindi. Twavuze ku ntwaro enye za Satani arwanisha. Bibiliya ivuga izo enye. Nubona indi nukuri uzaze nzaguhemba. Akoresha intwaro enye, na Yesu niko yavuze. Icya mbere ngo yarwanisha arwanya abizera. Intwaro yo ya mbere yitwa irari ry'umubiri. Intwaro ya kabiri yitwa irari ry'amaso. Intwaro ya gatatu yitwa kwibona ku by'ubu bugingo. Iyo ngiye ibyo binesheje niko byagenze muri Luka. Byabigeragezo Satani yakoresheje agerageza Yesu nibyo bitatu. Icya mbere yakoresheje irari ry'umubiri, urashonje. Icya kabiri irari ry'amaso, ngo amwereke iby'isi byose, ndabiguha nugira gute rupfuka mukandamye. Icya gatatu amukoresha icyo bita ubustar. Byabindi ngo ni umu influencer. Mwebwe mu bitanga iki? Aba socialite voilà. Yesu rero nawe bamujyana ku gasongera ati wowe haranditse ngo izagutegekera abamarayika. Ijugunye hasi turebe umunyenga w'abamarayika, ariko bakuramire ntabwo uzakubita ikirenge hehe kwibuye. Ereka isi n'ijuru kuri umwana w'Imana. Ubustar ngibyo bitatu. Iyo tutagushijwe n'ibyo bitatu, Bibiliya tubwira ngo adutega ikindi gihe. Niko Bibiliya ivuga ngo Satani amutega ikindi gihe. Petero yaravuze ngo iyo umuntu amaze kunesha, amaze gutunganywa mu mubiri, ngo abasigaje ikintu kimwe, ngo ni ukubabarizwa mu mubiri we. Abasigaje ko akoresha icyo bita itotezwa. Iyo itotezwa rero, itotezwa burya riba ku bantu batunganijwe rwose. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Njya ndeba ubukristo bwacu butiteguye kureka guhomba akazi, nkibaza niba bwakwemera gupfa. Biri kure namwe mujye mubireba. Ngo Yesu tukaririmba ngo barapfuye, nyine ni ibintu by'amateka. Kuko mu by'ukuri tutarabasha kunesha irari ry'umubiri, irari ry'amaso, kwibona ku by'ubuzima, ntabwo twashobora kugeragezwa tubabarizwa Yesu. Satani rero icyo akoresha nk'intwari ikomeye ni ugukoresha icyo bita realite. Ibyo turebe reality, ibyo turebesha amaso. Voilà. Urabona niba hari ivuga butumwa ryumvikana neza, ni reality. Uba wicaye hano, abandi baba barimo bahimbaza amaraso, akakongora ati nawe rero urayazamuye, agahita kuzanira ishusho y'icyo wakoze, ukayamanura ntawe ubikubwiye. Satani arakubwiriza agakoresha realite, akakwibuza ati ubu nawe ubona uzava aho ngaho wowe, urabona nawe uri umuntu. Agakoresha ibyo wambaye, agakoresha aho uvuka, agakoresha uko ubayeho, ukumva neza ntacyo ricyo.
bavandimwe rero, icyo naje kukubwira, nubwo ubuzima bwakubabaza, ntuzemere kwikuraho umugisha wa Aburahamu. Imana yacu ishimwe. Ntuzemere ko umugisha wa Aburahamu uwuvana mu buzima bwawe. Umugisha wa Aburahamu uruta ikintu icyo ari cyo cyose. Ese umugisha wa Aburahamu ni iki? Naho twaganiriye kare. Umugisha wa Aburahamu, iyo dusomye, munyemerere dusome, twararemaye ngo batuprotege projection, ariko ngewe ndabifite. Umugisha wa Aburahamu, intangiriro ibice 12 umurongo wa gatatu, wa kabiri n'uwa gatatu, niryo jambo ryanditse hariya. Intangiriro ibice 12 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu, haranditse ngo abazagukomokaho nzabagira ubwoko bukomeye, nawe nzaguha umugisha, nzakugira ikirangirire, uzahesha abandi umugisha. Umurongo wa gatatu, abazagusabira umugisha nzabaha umugisha, abazakuvuma nzabavuma, amahanga yose azaguherwamo umugisha. Ndi gusoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Niwumva ikinyarwanda kidahuye neza, ntuvuga ati se pastor ibyo ari kuvuga abikuye he? Ni Bibiliya yitwa version ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Umugisha wa Aburahamu rero ni iki? Iyo Bibiliya ivuze ngo ntiwemere kwikuraho umugisha wa Aburahamu, Bibiliya ibivuze iki? Ubundi umugisha wa Aburahamu ni umugisha wo kuba umuyoboro wo guhesha abandi umugisha. Amen. Iyo Imana ivuze ngo nzaguha umugisha wa Aburahamu, ntabwo ibivuze wowe, ibivuze ko wowe izakugira cano, izakugira umugende mu kinyarwanda, izakugira umugezi, izakugira tiyo yo kugira ngo Imana inyuzemo umugisha ugera ku bandi. Kandi umugisha wa Aburahamu ntabwo ari umugisha urangirira muri ubu buzima gusa, oya, ni umugisha ukomeza ukagira no mu buzima bw'iteka. Yesu ashimwe cyane. Turaza kubireba neza, turaza kubibona. Aburahamu Imana yamuhaye umugisha, imuha umugisha mu nzego eshatu. Imuha umugisha mu bijyanye n'umubiri, ndavuga mu mugisha ufatika, imuha umugisha mu bijyanye n'ubugingo, imuha n'umugisha mu bijyanye n'iki? N'umwuka. Imana yacu ishimwe. Imana yamuhaye umugisha dans tous les sens. Yaramubwiye, aha twasomye, imuha imigisha mu buryo burindwi. Yamubwiye imigisha y'ubwoko burindwi. Kuko atari byo tugiye kuganira, ahubwo shaka ko tuganira ngo niwikureho umugisha wa Aburahamu, ntabwo ndi buvuge iyo migisha, ndavuga gusa umwe. Icyo yamubwiraga cyose ngo nzakugira ikirangirire, ariko kuba ikirangirire si ukugira ngo umenyekane gusa, oya, ni ukugira ngo muri wowe mpanyuzemo umuyoboro wo guhesha amahanga yose umugisha. Imana yacu ishimwe. Iramubwira ati nzakugira umugisha ku buryo n'umuntu nakuvuma nawe azabavuma. Nzaguha umugisha umuntu nakubwira ngo nguhaye umugisha, nawe umugisha uzamukurikira ukamugeraho, uzaba isoko y'iki? Y'umugisha. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo tuvuze rero ngo niwikureho umugisha wa Aburahamu, nicyo kintu cy'agaciro mu maso y'Imana, imbere y'Imana, kuruta ikindi kintu cyose wakwibwira ko ari cy'agaciro. Imbere yayo nta mugisha ubaho waruta umugisha wande wa Aburahamu. Kubabizi, Aburahamu Imana yamubwiye ngo izamugira ikirangirire. Hashize imyaka hafi irenga 3,000 Aburahamu yarapfuye. Uyu munsi namwe nimwibaza imyaka irenga 3,000, ariko Aburahamu niwe muntu wa mbere mu mateka y'isi ufite abantu bamwiyitirira, bamwubaha, bamwemera kuruta abandi bantu bose babizawe n'abagore. Nibura miliyari 5 z'abatuye isi bemera Aburahamu, bakamwiyitirira nk'iki? Nkaho ari se wabo, sekuruza wabo. Twavuze ngo abakristo bose bazi ibyo bizera, Aburahamu ni sekuruza wabo. Ubu ngubu barakabakaba miliyari hafi 3. Abasilamu ni miliyari hafi 2.5, nabo Aburahamu bamwita sekuruza wabo. Abajuife bakabakaba hafi miliyoni 100, nabo bavuga ko Aburahamu ari sekuruza wabo. Niwe muntu Imana yahaye izina ry'ikirangirire kuruta abandi bose ku isi. Imana yabaye yo kwizerwa. Imyaka ishize ari myinshi, Imana yabaye yo kwizerwa. Haleluya. Ni ikirangirire. Uyu mugisha wa Aburahamu rero niwo mugisha uruta indi yose. Namwe nimwibaza, ukaba umusitare ku buryo niyo upfuye abantu bakuvuga bakunama, abantu bakuvuga bakunama. Wavuga ati ndi mwene Aburahamu, abantu bakakubaha. 2016 ntabwo nzabyibagirwa, cyangwa na 18 niba ntibeshye, hagati ya 2016 na 18, uwitwa Donald Trump ari umutegetsi, yaje gusinya icyo bita accord d'Abraham, ni ukuvuga amasezerano yitiriye Aburahamu. Ni ukuvuga kugira ngo mu burasirazuba bwo hagati intambara irangire, ahantu bashobora kuvugira bakumvikana ni muri Aburahamu. Uzi impamvu? Abarabu iyo umuvuze baramwumva, iyo Abisirayeli umuvuze baramwumva. Ni ukuvuga ngo niwe ushobora kuba icyungo cy'abatuye isi. Imana yabaye yo kwizerwa. Imana yacu ishimwe cyane. Umugisha wande wa Aburahamu. Haleluya, haleluya. Ibijyanye n'ubutunzi nabyo mbivuge, tubavuze ngo fase 3. Uyu mugabo yari umutunzi
ku buryo niwe muntu wenyine nzi muri Bibiliya wagize ikibazo cyahakwiza ubutunzi bwe. Uribaza kugira ubutunzi bugasumba amabanki yo mu Rwanda, ukavuga ati amabanki yo mu Rwanda ntafite capacity yo kubika amafaranga yanjye. Nuko byagendekeye Aburahamu, ngo yari umutunzi ku buryo mu rugo rwe, abantu bo mu rugo rwe, hano niba hari abantu bakize, si impamya ko barengeje abakozi 10 hano, niba hari abantu bakize, afite ndukata ibyatsi, akagira uteka, urera abana, umesa, umuzamu, mumbwira n'abandi hano twagiye ntibirangiye n'utwara abana ku ishuri n'abashoferi 210. Aburahamu yari afite 318 ngo bavukiye mu rugo. Abo ni abagabo, wongereho n'abagore babo, ubwo babaye bangahe? 730 n'abangahe na batandatu, kandi babyaraga benshi bari ya 10 ntibageze muri 3000 mu rugo rwe. Bavukiye hehe? Mu rugo rwe. Ngo abo ngabo ngo bakaba ingabo z'imitamenwa, bari abasirikare b'ibitangaza. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo akagira imikumbi 14 ngo yari afite zahabu na zahabu, ngo Bibiliya ivuga ngo yari afite ubutunzi bwinshi cyane. Haleluya. Yari umutunzi Aburahamu, Imana yamuhaye umugisha. Amen. Ntibyiza se kugira umugisha Aburahamu? Gusa ko muri kundeba gutyo, ntibyiza kugira umugisha Aburahamu? Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma ikindi, Imana yamuhaye umugisha mu bugingo. Aburahamu yari afite amahoro ndetse n'amahoro, akagira urubyaro. Aburahamu yari afite abana, nubwo baje batinze ariko yaje kubagira. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko munyemerere mvuga umugisha wo mu mwuka. Umugisha hehe? Iyo ngiye kuvuga, ngiye yo soma Bibiliya, muzabyihanganire, swata muzareka nyine kunkunda cyangwa nyine nanjye munyigane. Iyo nsoma Bibiliya babimeze nko gusoma, nko kureba televiziyo, ngewe ndayikina. Bibiliya nyinjiramo nkajyayo nubwo ntari impari. Ego nkagerageza kwibaza uko byari bimeze, tubyubake mu buzima bw'uyu munsi. Ni mwibase rero, mwumvise abagabo yari afite mu rugo 3,000 batuye mu musozi. Ubundi Aburahamu yari igihugu ubwe, yari nation, igihugu. Ibaza n'abo bantu bose yari afite mu rugo rwe. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo abo bose 318 bose atavuye n'umwe bari bafite amazu, ngo uretse Aburahamu wenyine. Ngo Aburahamu niwe wabaga mu ihema, ngo akaribanamo na Sarayi na Isaka, uw'Imana yavuze ko baraganywe ibyasezeranijwe. Umva rero, muribuka ko dukira Bibiliya, ni munyemerere nge namwe tujyane mu mudugudu wo kwa Aburahamu, tugende tubona abagabo bakize bafite ubutunzi, bubatse amazu meza y'icyo gihe. Ariko ugenda utembera uvuga ati iyi nzu yirubatse kweri, ariko uyu we yarubatse, ariko iyi para yayikuye he? Mana yanjye. Ukomeza nibaza ko mu mutwe ariko ati ngewe ahantu hose nagiye, yaba muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bushinwa, ahantu nagize amahirwe yo kugenda, narababwira ngo munjyane kwa president. Namwe munyamugira amahirwe, kuko wumva ati munyereke ko kaho mukuraba kuri Maison Blanche, Champs-Élysées, ukajya kurebaho president aba. Uzi impamvu? Nuko bibwira nyine ko ahantu harenze. Aburahamu nawe nibaza ko nge nawe tujyane, murabyuka ko tuba turajyana, ugenda ureba inzu, ureba abakire, ureba abubatse imihanda, ati none munyereke kwa boss. Rero munyereke kwa boss. Wagera kwa boss ugasanga abamuki mwihemba. Mbwiza ukuri nge nawe twavuga ngo iki? Nge iwacu ni Ikibungo, nahita mvuga nti yo bamubuje kuba mu nzu sha, ndavuga babazimu. Ariko abazimu bagira nabi, bagira nabi. Bamuhe uyu niwe boss, ati ni uba mukarura, ati none bimbaza iki gutunga ibyisi? Bamuhereza amafaranga, bamubwire ngo ntuzabe mu nzu. Twese nge nawe imitekerereze ndabizi, twahita tujya Ikibungo direct. Ataho yaragurije baramuhemukiye kabisa. Kumba Aburahamu suko byari bimeze. Mu Baheburayo 11 haranditse ngo icyatumye aba mu ihema, ngo yitegereje umudugudu wubatswe ku mpinga, ngo uw'Imana yubatse ikawurema, ngo imenye ko yawuteguriye urubyaro rw'abizera. Aravuga ngo ntazigera ntubaka inzu hato bikanshuka, nzaba mu ihema mbwira abana banjye ngo twebwe ino iwacu sino, iwacu ni mu ijuru, aho Imana yubatse umudugudu ikawubaka ikawurema, hato nazubaka inzu ikanshuka. Aravuga ngo iwacu ni mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Niba iyo mwegera Aburahamu ukabati boss ubu nta kuntu wakwiyakiye imyuka kwe, wayihereje ibizayo nawe ukaba mu nzu, yakubwira ati ngewe iteka ngenda mbona umudugudu, hari ururembo Yerusalemu sha uw'Imana yateguriye abera, uwo mudugudu sinawureka, niwo nzabanamo n'abana. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Twebwe urubyaro rwa nde? Hanyuma rero reka mbibwirire urubyaro rwa Aburahamu, mbibwirire urubyaro rwa nde? Rwa Aburahamu. Imana yacu ishimwe. Ubundi Aburahamu agira urubyaro rw'ubwoko butatu. Abo twari kumwe kare, hari inkuru numvise nyine kuri radio batembereza utuntu cyagiye Israeli yarwanaga cyane na Israel na Palestine. Noneho umugabo umwe ahamagara ari Kirehe, ahamagara kwa Kenisi, ati niko aturabona twebwe nk'Abisiraheli nyine, ati ntambara, ati Kenisi atugize ngo iki, ati wowe tubahe bundi umwisiraheli uvuga ikinyarwanda wamukuye, ati nyine twe turi Abisiraheli nyine mu buryo bw'umwuka. Kenisi ati cacakaho wa munyakirehewe, uri umwisiraheli se hehe wowe? Urumva mu by'ukuri ndabizi ko nawe ushobate twebwe abana ba Aburahamu. Nibyo ntago ba wibeshye, ho ndagira ngo umenye neza ngo uri umwana wa Aburahamu gute. Imana yacu ishimwe. Kuko bibaye atari uko twaba turi mu gihombo. Abandi barimo bararwanira i Bashani, barimo bararwanira mu majyaruguru aho bita mu majyaruguru za Nazareti na za Samariya na Tel Aviv, barimo bararwanira ibyabo. Nawe se niba uri umwuzukuru wa Aburahamu hafite isambu, ese turi abana ba Aburahamu gute? Imana yacu ishimwe cyane. Ese imigisha Aburahamu turwanira ni iyihe? Imana yacu ishimwe. Aburahamu rero agira urubyaro rw'ubwoko butatu. Urubyaro rwa mbere ni urubyaro rw'umubiri. Munyemerere nze kuvuga ibyanditswe nihuta. Mu Itangiriro ibice 17 umurongo wa 6 nukuvuga Aburahamu yari afite urubyaro mu buryo bw'umubiri. Yari afite urubyaro mu buryo bw'umubiri. Munyemerere twihute kugira ngo ntaza gutinda. Muranyemerera nyine mvuge nihuta. Urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri, icyambere ndebera Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 23 haranditse ngo uwo mugore w'umuja yavutse ku buryo busanzwe, naho uwo mugore utigeze mu buja we yavutse bishingiye ku isezerano ry'Imana. Hano Paulo yarimo avuga asobanura, agereranya amasezerano abiri, agereranya isezerano rishya n'isezerano rya kera. Noneho agereranya abana ba Aburahamu bombi. Aravuga ati ntimubizi ko Aburahamu yari afite umuhungu witwaga Ishimayeli. Ati uyu muhungu yamubyaye yirwanyeho, yamubyaye nk'uko iby'umubiri bigenda. N'ikimenyimenyi Sara yaramukonvense ati uzapfa utabyaye, wakwegereye Hagari mukabyarana. Amubyara kuko umubiri wose ushobora kubyara, ubushobozi bw'umubiri. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Njya ndeba abakobwa babyariye mu rugo bakunda kugenda n'ipfuno. Uriya mwana ubundi reka nkubwire, kuba warabyaye ntabwo ari icyaha, kuko kubyara ni icyerekana ko umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kubyara. Ahubwo icyaha ni icyo wakoze utemerewe gukora, ni ugusambana mbega. Ariko umwana we kububyaye si ikibazo, kubyara ni icyerekana ngo umubiri wanjye ni muzima. Niko byagendeye cya Aburahamu, yabyaye urubyaro rw'iki? Rw'umubiri. Ubwo nirwo urubyaro rwa mbere, urwaro rwa Ishimayeli. Ntabwo ari nawe wenyine. Nyuma yaho Sara amaze gupfa yarongoye umugore witwaga Ketura, babyarana abandi bana bagera kuri 6 niba ntibeshye. Urubyaro rw'umubiri n'ikimenyimenyi Bibiliya ntirutindaho. Urubyaro rwa kabiri rwa Aburahamu ni urubyaro rw'umwuka. Bibiliya tubwira ko Aburahamu ni urubyaro rw'isezerano. Aburahamu yabyaye Isaka, ngo ariko amubyara bidaturutse ku bushake bw'umubiri. Ntabwo yamubyaye kubera ko umubiri ushoboye kubyara. Yamubyaye kuko ijambo ry'Imana ryaremye, ijambo ry'Imana ryashoboye gutuma byara. Mu Bagalatiya ibice 4 baravuga ngo ntimuzi ko Aburahamu wo ndetse na Sara ngo imibiri yabo yasaga n'iyapfuye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Sara byare ntabwo byakomotse ku bushobozi, byari byaranze mu buto, byaranze akijya mu mihango y'abakobwa. Imyaka irarengegera hafi 50, Sara yarapfuye. Yaranditse igitabo Kayanja, igitabo yagikoreye introduction, numva biranezeza. Icyo gitabo kiravuga ngo Aburahamu yari umunyembaraga, niko kivuga. None haravuga ngo yari umunyembaraga, kandi koko ni mwibaza umukecuru w'imyaka 80. Murabyumva neza? Imyaka ingahe? Bavuye hano bagiye, ntanga urugero, bagiye Kampala. Umugabo areba umugore we ati wowe kabyara ineza wangirira, nitugerayo ujye uvuga kuri mushiki wanjye, kuko niba kureba n'abami barata umutwe. Umukecuru w'imyaka ingahe? Abami bari burebe bagire gute? Ugira ngo se baribeshaga? Mu yandi magambo, kubera imbaraga zirindi isezerano, Sara yarakiraga 10. Uguranyumvise ra? Hari ijambo abapene bakunda kuvuga ryiza, igutindije iragutegera. Igutindije iragutegera. Imana yaravuze ngo wowe Sara, ngo urabizi Kayanja yaranditse ngo amabere ye yaratarago, ngo kuko yarazi kwa zose. Haleluya. Imana iravuga ati wowe ibasena uri muratereta umukecuru imyaka 80, ngo mbabarire. Abami bamonye ati uriya mwana uhiye nuwa, umwana uhiye w'umukecuru 80.
40. kubera iki? ijambo ryamurinze rivuga ngo wowe nzakurinda. haleluya, nzakurinda, nzakurinda. amaso ye yarabonaga. kubera iki? yagombaga kosa ndetse no guheka. ijambo rero niryo ryakora ibyo, niryo ryabuza umuntu gusaza, niryo ryabuza umuntu gukecura, niryo ryakurinda kugira ngo rizasoze icyo rivuga. Aburahamu kubera isezerano ry'Imana 90 igeze, 90 igeze. kandi Sara we nawe yari abizi ngo marayika amugendereye bamaze kurya. burya mu ibiryo birakabyara, ibiryo ni sawa. barangije kurya bamerewe neza, abagabo baturime ati Sara ari hehe? atari mu gikoni. ati muhamagaraze hano, ati mubwire ngo umwaka utanga iki gihe nzamugarukaho Sara byara umuhungu. Sara ngo yari mu gikoni. atarika abagabo barakatsindwa. abagabo ni inyama ubu barazihaze, batangiye kumpagiraho rero. ariko ninde wababwiye? ubanyoye amata babongeye ariko bakareka kunshinyagurira ngo Uwiteka barabyumvise. ariko Sara arasetse. Aburahamu atugira niwe wenyine se, ati nanjye natembagaye. ati harya ngo tuzagira gute? umukecuru w'imyaka 90. umviriza, marayika atazabyara n'ikimenyimenyi. izina muzamwita icyo mukoze, muzamwita useka, nzabasetsa. mwebwe murampemye ariko njye nzabasetsa by'ukuri. azitwa Isaka, bivuga ngo useka. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Aburahamu Isaka baratangiye agirirekwe. namwe ngibaza, ndavuga Sara agirirekwe, aratwita, ahindura ingendo, harabyara da 90. wasunika umwana kuri iyo myaka, abadamu murabizi. ariko Sara yarabitsemo imbaraga z'isezerano ry'Imana zituma zagira ashobora kubyara. umwana wa kabiri wa Aburahamu ni urubyaro rw'iki? rw'isezerano. haleluya, haleluya. urubyaro rw'iki? urubyaro rwa gatatu rwa Aburahamu Bibiri ivuga ko ari urubyaro rw'umwuka. urunguru ntabwo ari urubyaro ruboneka mu buryo bw'umubiri. oya. kugira ngo urubyaro ruboneke, Bibiri tubwira neza ko Imana yabanje gukora mu buryo bw'igishushanyo, icyo bita alegori. ni mu buryo bw'imigani yerekera Aburahamu ikizakora. nkunda Bibiliya, kera ntarasobanukirwa, hari ibintu numvaga. Bibiliya uzi ko ivuga ngo dore amasekuruza ya Yesu mwene Aburahamu, mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaya. ayo magambo yombi ubundi umwanditsi wavuga ngo yari afite ikibazo, kuko ukurikije igihe Aburahamu yabayeho n'igihe cya Dawidi harimo imbyaro 14. none se ntabwo yari azi ko Aburahamu ari ubanza hagakurikira Dawidi? oya, wicyo yavugaga kirenze urubyaro, yerekanaga isezerano ry'Imana mu rubyaro. niyo mpamvu yabanje Dawidi. pastor, ijambo ry'Imana riga biraryoshye, ariko reka mbyihore. niyo mpamvu yabanje Dawidi, hanyuma akurikizaho nde? Aburahamu. kuki batavuze abandi se? kuki batavuze Yakobo? kuki batavuze ngo urubyaro rwa Aburahamu mwene Salomo, bakavuga Dawidi na Aburahamu? nuko abo ngabo ari b'Imana yakoreyeho, yerekaniyeho ko Yesu Kristo ari umwami kandi ari n'umukiza, ari umucunguzi. Imana yacu ishimwe cyane. niyo mpamvu Matayo rero yavuze ngo dore mwene Dawidi, dore mwene Aburahamu. murabizi ko Yesu yo tumwakira nk'umwami mbere ya byose, tukamwakira nk'iki? nk'umukiza. niyo mpamvu nawe yabanje Dawidi kuko yamusezeranijwe nk'umwami, aheruka Aburahamu kuko yamusezeranijwe nk'umukiza. Imana yacu ishimwe cyane. umva rero uko byaje kugenda. bukeye mu gitondo, agahungu gafite imyaka 12, mama atangiye kugatuma kuvoma. agahungu kanjye kari mu myaka nk'iyo ngiyo, ukari gatangiye guhindura ijwi. agahungu nyine gatangiye kuba gasore, mubirebe namwe. ijwi riraza, sinari impari, murabyibuka? ntabwo nari impari, ariko ndabyibaza tu. ndabyibaza kuko sinzi uko Imana yamuvugishije, ariko ndibaje nako Aburahamu yibereye ahantu yumva ikintu cy'umucyo. Aburahamu, karame, ninjye Uwiteka wavuganye nawe. sinari impari, birashoboka ko yanavugaga nk'umukobwa, simbizi, ariko nyine ngiye ndi kubyigana gusa. Aburahamu, narinje kukubwira ngo mpereze umwana wawe w'ikinege ukunda, umuntambire. navuze ngo iyaza kwibeshya akaba njye, iyo Imana yibeshye ikabwira njye, yari kubigize ingorane. njya mbwira madamu ko twinjira mu yirindwi seke, iyirindwi, hanyuma tugakora iki? tukavunagura, tugashwanyaguza, tugashwiragiza imbaraga z'umwijima, tukazengurutsa imbaraga z'umwuka wera, tukabwira abazimu badushakira umwana,
tukatura amaraso, tukavuga ko Imana yamuvuzeho, tukavuga ko rinzwe, tukavuga ati Satani wowe turakujwanyaguza. Nkahita mpamagara Muhirwa tugakomezanya yitatu, duhindira umwana imyuka mibi yanteye. Ariko Imana ntiyagiye, ubwo navuga gasenga iguma Aburahamu, ntabwo navangiwe, ni njyewe Uwiteka, ndashaka umwana wawe. Nari guhita mpindura rero, nkambwira ati ese ni wowe? Ati narenze ngo ni Satani. None se ushakira iki ku mwana ko ariyo yayo? Wowe urya amaraso wabuze ibindi urya wowe, ubundi urya abantu wabuze ibyo urya wowe, wamviriye ku mwana. Bitaba ibyo nkamubwira nti kuva twabana ntabwo ne nakabona umugabo utari seriye nkawe. Si wowe wambwiye guzamumpashaje wowe, ukambwira ko kuri uzakomereza isezerano, none ugiye kumurya nta n'isoni. Ngo ariko Aburahamu ntabwo ariko byagenze, oya, ngo yizeye Uwiteka. Abo twari kumwe kare muzasoma Bibiliya, Aburahamu kubwo kwizera yaremye ikintu gishya mu isi, yaremye icyo bita umuzuko. Aravuga ngo izamungarurira nkuzutse, izamungarurira nkuzutse, izamungarurira nkuzutse. Hari hataraboneka uzuka na rimwe, nta muntu wari wakazuka na rimwe. Oya, oya bavandimwe, ishinga verbe yitwa kuzuka yaremwe na Aburahamu. Soma aho ngaho mu Baheburayo 11 bakubwira ngo aravuga ngo nubwo imusabye izamungarurira nkuzutse. Kuzuka si yabibonye he? Nta na rimwe hari hakabaho umuntu uzuka, nta na rimwe. Ngo ariko Aburahamu abibonye aravuga ngo izamungarurira nkuzutse. Ngo mwijuru rero, mwijuru ngo Imana iravuga ati yo, nicyo nashakaga nukwerekana uburyo njyewe umwana wanjye ari we fura yo kuzuka, ari we fura yo kuzuka, ari we fura yo kuzuka. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu yazanye umwana w'intama, kugira ngo umwana w'intama asemburiza Yesu Kristo. Muri buka Yohana igice cya 29 ngo yabonye Yesu aramwitegereza, ngo amutunga urutoki, ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yavugaga Aburahamu wa wundi, ngo kuko yabonye umwana w'intama. Aravuga ati Aburahamu we, wowe ntiwakwica umwana, naringamije ibindi, nerekanaga ibindi, nerekanaga Yesu Kristo umwana w'intama. Mbega murabyibuka mu byahishuwe ibice 5, ubwo babonye Yesu baraducanze mu byahishuwe, ngo babanje kubona Yesu, ngo babona umwana w'intama w'Imana amenagura bya bimenyetso, barangije barahindura ngo intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje, kugira ngo abumbure cya kimenyetso. Kristo Yesu umwana w'Imana, intare yo mu muryango wa Yuda, umwana w'intama wa Aburahamu ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Umugisha wande, haleluya. Hanyuma Aburahamu amaze kwemerera Imana itsinze, umurongo wa 18 mu Itangiriro 22 Imana iramanuka ibwira Aburahamu ngo nzaguha umugisha, kandi mu rubyaro rwawe ngo nima amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Bibiliya ndayikunda, burya iruzuzanya, ntabwo ijambo rimwe rihagije. Paulo abisobanurira iryo jambo mu Bagalati ibice 3:16. Aravuga ngo burya Imana ivuga urubyaro, ngo ntabwo yavugaga bazamukomokaho, ngo kuvuga abantu benshi, ngo kuvuga Isiraheli yose, atahubwo yavugaga umuntu umwe, ngo umuntu umwe ari we rukumbi, ari we Yesu Kristo. Uwo nguwo niwe wagombaga kuba rwa rubyaro rwa Aburahamu. Nk'uko twavuze Ishimayeli tukavuga Isaka, urubyaro rw'umwuka nago rwavuzwe ni Yesu. Mbega twebwe tuba abana ba Aburahamu gute? Ngo nuko Kristo Yesu ubundi mu mazina afite, Yesu afite amazina menshi, ariko yo twavuga yuzuye ni 18. Ni mwamwe nimwibaza. Yitwa Uwiyita Amena, intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu mvuge ngo ikise Emmanuel, komezana yana, agira amazina menshi 18. Ngo ariko we ageze mu ijuru baramubaza ngo urinde, aravuga ngo njyewe ndifura muri bene data benshi, ndifura muri bene data benshi, ni grand frère. Imana yacu ishimwe cyane. Abaheburayo 2 aravuga ngo ningera mu ijuru ngo nzaririmbira mbwira Imana, ngo nyereka abavandimwe banjye, nyibwira ngo ngaba abana wampaye, ngaba abavandimwe banjye. Imana yacu ishimwe. Hanyuma sinicyo gusa, niyagarukiye aho ngaho. Hanyuma Baroma 8:18-17 haranditse ngo Kristo Yesu ngubwo twabaye abana, ngo turira baraganwa nawe, ngo ndetse twebwe turabaraganwa na Kristo. Ni ukuvuga ngo imigisha yose ya Aburahamu natwe twarayihawe.
migisha yose ya Aburahamu natwe twarayihawe, ya migisha y'urubyaro natwe twarayihawe. Murabyibuka, hari imigisha y'urubyaro rw'umubiri ni amafaranga n'ubutunzi, hari imigisha yo mu rubyaro rw'ubugingo ni ukubaha Imana babikijwe ibyasezeranije, ariko urubyisha wo mu rubyaro rw'umwuka ntabwo ari iby'isi bavandimwe. Oya, si amafaranga, si amazu, oya, ibyo wabitunga nk'uko abandi babitunga, kandi menya ko nawe uri umukandida kuri ibyo. Ibyo birumvikanye? Yego, nawe uri umukandida wo kugira amafaranga nk'abandi. Uzayashake, ukora akazi, we kwiba gusa, we guhemuka, ariko umenye ngo nanjye uri umuturarwanda hano, uri umunyarwanda nk'abandi. Kora, ariko nibigera mu bijyanye n'imigisha ya Aburahamu umenye ko ari ibyo mu bindi bwoko, n'ibiza hakurya birenze ibyo tuvuga. Ni umugisha wo mu buryo bw'umwuka. Murabyibuka umugisha wa Aburahamu ni ukuba isoko y'umugisha nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nitugera mu ijuru, nitugera mu ijuru, ndabizi neza tuzamumurikira iminyago, kandi ibyo tuzakora byose icyubahiro kizagarukiraho. Azahamagara ati senga Emmanuel, ngire ngo baribeshye, yakoze ibi nibigire ngo baribeshye. Hanyuma abamarayika bavuga ati ni wowe nze nkimbagira, nashira ikamba ku mutwe, mubwire ngo ni ukuri kw'Imana, icyubahiro cyose ni icyawe, ibi ni wowe mbikesha. Natwe turi kubite ku birenge bye, tumubwire ngo ni wowe nyiri icyubahiro. Umwami w'abantu yaduhaye umugisha. Umva umugisha wa Aburahamu rero ni uwo guhesha abandi umugisha, cyane cyane umugisha w'iby'umwuka, umugisha w'iby'isi itatanga, umugisha w'iby'isi itatanga. Bavandimwe, ikintu cyose isi, ndabisubiramo, ikintu cyose isi yabona Yesu ntiyagipfiriye. Uranyumvise? Amafaranga hari abandi bayatunze batamwizera, Yesu ntiyapfuye ngo ubone amafaranga. Oya, ahubwo yaguhaye ubwenge n'imbaraga ngo yakorere. Turajyana abantu barize biga no mu mashuri bitangaza, abahiga nabo ni abantu. Ejo bundi ndi muri Amerika nabwiye umuntu ndacyaka mu njyane Harvard njye kureba university y'igitangaza, kajya ndeba abanyeshuri basohoka abandi binjira, kajya muri bameze nk'abana banjye, kajyamo n'abantu nkawe kavuga ni buriya biga Harvard gusa nahate mu mashuri ashaje yiyo ibi, ukamureba nyine ko umuntu azi ngo yiga Harvard. Ni mwisi abahiga n'abantu. Nawe bizakubaho, nawe wajyayo, nawe nta gitangaza kiri. Ariko Yesu icyo yapfiriye nicyo Harvard itatanga, nicyo amafaranga atatanga, nicyo uvuka utatanga. Yapfiriye icy'isi idashobora kubona. Yatuzaniye imigisha yo mu bundi bwoko, imigisha yo mu rundi ruhande. Ndakwinginze wiyikuraho. Uzi iyo migisha iriyo irenze kurongorwa, irenze akazi, irenze imodoka, irenze ibyo ushobora gutekereza, irenze ubukwe bwiza. Ni imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Isi idukoze isoni. Waba udafite telefone nziza, waba udafite imodoka z'ibitabashwa, kandi isi nayo iduhoza ku nkeke yo gatsindwa. Ku nkeke. Waba ufite umuntu wari ufite telefone 14 z'icyaduka, afite isoni uyu munsi. Agenda avuga ati telefone yawe kwifotora nk'agatoroshe se, kandi uyizana abantu bose barakubwira ati mubwire runaka dufotore, mubwire runaka. None uyu munsi ubikaho abandi batabona. Muri 2015 hari umuntu wampaye lift 2015, yarafite Land Cruiser nouveau model. Nawe abizi, ariko nawe abizi. Akajya ambwira ngo ndeba ngo bayatsa bate, ndahashaka ndahabura nyine ko arubwira ngo nyireke ko arenze. Ati nta rufunguzi igira bakanda hano. Ndavuga ni yeba we. None uyu munsi abandi bakanda batsi imodoka bari hanze kure. Ukajya ubona imodoka iriyakije bakayibwira ngo ubagezeho bazihamagara, nyegera hano ni parika sanga hanga. Uba undi yarafite handi bakanda, abo bari hehe? Bari he? Aparika iyo ku Gishushu. Ariko Yesu yaduhaye ibyo badasaza, yaduhaye ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, yaduhaye imbabazi ziteka, yaduhaye kuzabona ubugingo, yaduhaye kuzabona mu maso hima, yaduhaye. Bavandimwe, niba ushaka kumenya ikintu cy'agaciro uzajye kwirimbi. Ndagusabye, niba ukeneye kumenya ikintu cy'agaciro, ni ikintu bavuga umuntu atakiri mu mwuka. Urashaka kumenya ikintu niki gifite agaciro kuruta ibindi, uzajya aho umuntu arembye ageze mu mwanya wanyu. Tuzatangira tuvuga bashaka kana kabaga hehe Nyakivari yo ngiyo, cyangwa se
cyamesha. urabona niyo ngiye ukuri bavuga turiya muntu rero uyu mubyeyi mubona agiye yigeze kwishyura minerval uyu mwana, uzi impamvu? nuko ari cyo cy'agaciro, yagize neza. Yego, iyo umuntu, ntabwo ndabona, hari umusaza umwe nakunze, ntabwo mvuga izina rye, bagiye kumushyingura asigaye yihanangirije abana be ati ndabihanije ku irimbi ntimuzigere muvuga amashuri nize, kuko aho ngiye singiye gusaba akazi. ngo ya rero ngo amashuri abanza ngo yayize ngo cyakawane, ngo yisumbuye ngo ayiga ngo Kampala high school, ngo andi nayo ngo ayiga Ntare school, cyangwa se yayize Saint Albert. ugiye gusaba akazi se? urimo uravuga CV? bavandimwe, burya niba ukeneye kumenya igifite agaciro kuruta ibindi nicyo ugumana, nicyo bavuga ubuzima bwarangiye. icyo Yesu nicyo yaduhaye. rero yaduhaye ibyiringiro byo hakurya, yaduhaye kuzazuka, yaduhaye umunezero, yaduhaye guhesha abandi kuzabaho iteka ryose. ntuzikureho umugisha wa Aburahamu. soza rero, soza. twavuze kare umuntu wigeze kwikuraho umugisha wa Aburahamu. Pastor ranyemerera, ndabona mutarasohoka mu ngiye ubundi ndacunga, iyo mbonye babiri basohotse nanjye mpita ndangiza. babambwiye ati rekeraho, ntawe urasohoka. rero mwe muretse mbabwire, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. hari abantu babiri batandukanye, reka umwe muvuge undi nawe sinamuvuze kare kandi namuteguye. hari umugabo witwa Yona yigeze kwikuraho umugisha wa Aburahamu. kubera reka nsubire inyuma, niki gituma se umugisha wa Aburahamu tuwikuraho tukabona nta gaciro ufite? niyo twagize ibikomere by'ubuzima, ibikomere by'ubukene, ibikomere by'urushako, ibikomere by'ubupfakazi, ibikomere by'ubupfubyi, ibikomere byo guhemukirwa n'abana, ibikomere byo kwihemukira ubwawe. hari umuntu wihemukira ubwe agahora yibabaza, kubera iki nahuye n'uriya mukobwa, kubera iki uriya muhungu twahuye, kubera iki runaka namwemereye, kuki namugize inshuti. duhorana bene ibyo bikomere. kandi rero nagira mbamenyeshe ko uko wowe uvuga ngo kubera iki kanaka, hari undi nawe uri kuvuga ngo kubera iki wowe. warubize? hari ubutumwa nanga pastor, nzarinda njya mu nda y'isi ntabuvuze. ubutumwa buvuga abantu ngo hari abantu abaheze ko ari nge nawe, abananiranye nibande singe nawe, ngo abantu nabagome abahe, uri umumarayika harya are we, ngo mujye mwirinda abahe, tubane nande se abantu ko ari babandi. bamwe bazaduhemukira, abandi batugirire neza, bamwe bazatwambura, abandi batuzamure batwambuye. siko nuko ubuzima bwubatse, niko ubuzima bumeze. yes, nta kintu gitangaza nk'abana akava hano ubwo yabonye pastor asenga, ngewe ngiye kuri ya mu pastor Dayeri, njya mbona uribeshya. njya nkunda kubwira abantu, iyo uvuye muri hano harajya bambwira ngo pastor ngo reka nzaza usengera, kubera iki wanyu ngo bari barankomerekeje. twebwe tuzakuba kabiri. ngo baramvuze, barakuvuze, twe tuzagucuranga ngo ntabwo bansuye, twebwe tuzeberwa izina ryo, harya witwa ni. kandi ukuvuga wavuye hano ngo ntabwo bansuye, noneho ngiye sinzamenya izina ryawe. uri umwana niyo atari ibikomerese, ni hehe. kandi bwo abantu uzarebe, umuntu utanga ntashobora kurekarama batamuhaye. hari abantu bari ahangaha gusa bavuga ariko se ko batansura, ariko se ngiye ko batambona. hari abandi bari mu mirimo, hari abandi babwira pastor ngo ufashe iki, bari mu mirimo baranezerewe, naho uri aho ngaho urabuda, uri umunegativiste gusa. ninde wankunda se? ninde? ni wowe uhora wivuma, wowe uri muri ivuma wowe. somera rya jambo pastor rimwe twasomye kare, Imigani ibice 18 umurongo wa 20. Imigani 18 umurongo wa 20. Mugani 18 umurongo wa 20. muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga neza cyane kuruta ikinyarwanda bakoresheje. Bibiliya ijambo ry'Imana. Musomere pastor 18:20. ufite Bibiliya yera? ya ntacyo nanjye ndaza gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. umva rero muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuga ngo imvugo nziza ibeshaho nyirayo, amagambo ye niyakesha ibimutunga. imvugo y'umuntu imubera isoko y'ubuzima cyangwa urupfu, ibyo avuga nibyo bizamugaruka. Imana yacu ishimwe cyane.
nuza hano rero ugatangira ukivuma, ubundi se ninjye wansura. Bari abantu bakunda abakire, hari abantu bameze batyo bakunda abakire. Njyewe se bantahiye ubukwe, hari igihe watahiye bangaho ubukwe, ntabwo bantwerereye, watwerereye bangahe? Ko mu isi nyine icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Nukomeza kwiyaturaho ibintu bibi, nabyo nibyo bizakugaruka. Ururimi rw'umuntu nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Icyo umuntu avuga nicyo kizamugaruka. Haranditse mu gutegeka mu Kubara 14:26, Imana ibwira Abisiraheli ngo mwavuze ko nabazaniye kugwa mu butayu, ngo ibyo nyine mwivugiye nibyo bizababaho, muzagwa muri ubu butayu. Yaravuze Petero abikwe mu magambo ya Dawidi, aravuga ngo urifuza kubona iminsi myiza, ngo buza ururimi rwawe rutavuga ikibi, ntukavuma iminsi yawe. Nari ngatangaye aho mutindi yanitse niriva, narinze nanjye ngo nabyaye nk'abandi bana, narinze ngo nanjye narize naherekeje abandi, ninde se wankunda? Hagira umukobwa umwe cyangwa umuhungu gutera indobo ukagira ngo n'abantu bose. Nagende asye nagende. Ngo nukuri ukirirgurira nukijya gusenga, abana b'ubusinza babateje ibintu ngo nta deprimye, ugatangira ukanywa shisha, ukanywa itabi, ukajya ngo ngiye kushaka ngo akantu kakayoga ngo gakomeye. Uri muri yahura wowe, uri muri yahura kandi waguteye indobo we nta kikwibuka. Urabikora se ngo bimumarire iki? Nshuti yanjye, hindura imitekerereze. Twebwe turi umugisha wa Aburahamu, twebwe turabahesha b'umugisha. Paulo yaravuze ngo bazi ko turi banyakwigendera, ngo ariko dutungishije benshi. Ngo bazi ko turi abantu b'intamenyekana, ngo nyamara turi birangirire. Yabikuraga kuri Aburahamu. Bavandimwe, abishe Paulo ntitubazi. Warubizi? Abishe Paulo ntitubazi. Abamukubise bibwira ko bakomeye, nta izina ryabo ntiturizi, ariko Paulo turamuzi, kandi n'abazadukurikira bazamumenya, n'abazadukurikira bazamumenya. Dufite amatsiko yo kumubona mu ijuru. Yabaye ikirangirire, imyaka ishize ari 2000, Paulo turacyamuvuga. Ninde uzi Felix? Ninde uzi umuntu twa Garius? Ntimwumva kandi ngo yari umwami ye, yigize ishyano ngo yazamutse agiye kumucira urubanza. Paulo, ubwenge bwawe buragusarishije. Ninde usigara Yohana? Ariko Paulo twese turamuzi. Imana yacu ishimwe cyane. Bazi ko turi ntamenyekana, ariko turi ibira kuko turabahesha abandi ubugingo. Hari abantu rero bikuraho umugisha wa Aburahamu kubera ibikomere. Satani nawe warabizi, ntavuga butumwa ribwiriza kuruta ibindi nk'ibitubaho, kukwereka ibyo urebesha amaso. Utambaye ibirenge ukavuga ngo ndikirangirire, biragoye. Ubona nta mugabo waratinze gushaka, biragoye. Uzi ko nayo ubukode wiri gukwepana na nyiri ibyondo. Hari abantu bakwepana na nyiri ibyondo, mana yanjye, agahora mukwepa. Yahagera ari kuvuga, akabwira umugore atumubwira ati ndaje, agacomokera inyuma ati nyiri ibyondo, agahora bakwepana. Reka nkubwire, nubwo ukodesha nuko turi mu cyaro, turi iwabandi, ariko nitugera iwacu ndagira nkubwire ko uzamenya kuri kirangirire. Wikwitiranya n'ibikubaho, wowe uri isoko y'umugisha. Wikwitiranya n'ibikugoye, wowe uri isoko y'umugisha. Wirebe ibikuzengurutse, wireba ko uyu munsi bizanze, wowe uri isoko y'umugisha. Imana yavuze ko uzabesha abandi umugisha. Wirebe ukomeze, ahubwo tumbira umugisha wa Aburahamu, wowe uri isoko y'umugisha. Amen. Nyembera mvuge kuri Yona rero. Yona uyu mugabo yari igitangaza. Amateka nasomye bavuga ko Yona se yitwaga Mitayi, hanyuma akavukira mu mujyi Yesu yavukiyemo, hari mu cyaro. Nahoze soma iyo commentaire, actually yanejeje. Murabizi ko bajyaga babwira Yesu ngo hari ikiza cya Nazareti se? Ntimubizi? Bakavuga ngo Nazareti nta muhanuzi wigeze waturuka. Mu by'ukuri bari babizi kwari ukwirengagiza no gutesha agaciro bava Nazareti kubera ko hari mu cyaro. Yenda nta mwanya nahavuze bihebuje impamvu yabyo. Kwa kunda ahantu haba habi bakavuga ngo niyo nta kiza cyahava. Inyamara hari haravuye umuhanuzi w'igitangaza witwa Yona. Yona uyu nguyu icyo bita tradition juive, abajya basoma ibitabo bemera neza ko Yona nyina wamubyaye ngo ari wa mupfakazi w'Isarefati. Umupfakazi w'Isarefati ni wa wundi Eliya yazuriye umwana. Murabyibuka yuko Eliya Imana amutumye ku mupfakazi w'Isarefati, inzara igiye kumara imyaka 3, ngo niwe uzagutunga. Amugezeho aramubwira ati genda unzanire utuzi. Agiye kuzana utuzi atunzanire n'agatsima. Undi ati nkurahiye Uwiteka, nta agafu mfite n'utuvuta
ngiye kubicumba ngewe n'uyu mwana wanjye ubona umwe, ejo tuzaba twapfuye. Undi aramubwira toya ukancumbira unzanire ibyo uvuze ntabwo kazigera gashira. Uwo mwana rero bavuga ko yari Yona. Aje gupfa murabizi ko Eliya yagize gute, yamuzuye. Ariko Yona kubera gukurira ahangaha i Nazareti n'uburyo hahuraga intambara zidashira, amateka akavuga ko na se Amitayi ashobora kuba yarishwe n'abantu bavagaho bitaga Nineve. Akurana ibikomere rero, akurana urwango, yanga abo bantu. Nyamara ijuru ryo ryarimo rimutegura rivuga ngo hari umuhanuzi umwe, hari umuvugabutumwa umwe ufite amavuta nzanyuzamo gukira k'umujyi wose witwa Nineve. Ngewe rero sinzi banza ariko niko mfashwe. Iyo ntumvise ijambo mu mizi ntabwo numva ibintu bimfashije. Nineve iyi ngiyi wari umujyi mu gihe cya Yona, wari wo mujyi wa mbere munini ku isi. Nkuko wavuga Tokyo, nkuko wavuga Paris, nkuko wavuga New York, hari imiryi minini ku isi. Muri icyo gihe rero Nineve wari wo mujyi wa mbere munini ku isi, wari utuwemo n'ibihumbi 120. Uyu mujyi wari ikirangirire mu bijyanye no kuraguza. Bagiraga imana ebyiri zizwi kuruta izindi, imana yitwaga Asir n'indi yitwaga Ishtar. Izi mana zari birangirire. Uyu mujyi nongereho kandi wubatswe n'uwo witwa Nimurodi. Abasoma Bibiliya rero bazi Nimurodi wari we, niwe wahimbye bijyanye n'ubupfumu no kuraguza inyenyeri. Ibizira byose byari bituye muri uyu mujyi witwa Nineve. Icya kabiri mu Gifaransa bakoresheje avuga ngo harimo cruauté, harimo ubwicanyi bw'indengakamere. Abaturage baho kubera kuramya ibigirwamana bicaga batababariye, ntibababariraga impinja, ntibababariraga abagore, bicaga urupfu rubi. Aba bantu rero bari barahemukiye Yona, ariko mu ijuru bavuga ngo kubera Aburahamu nasezeranye ko muri we amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Ijuru ryari ryaratekereje Yona, ni wowe nabitsemo kubera ko niwe nazukiye warapfuye, ni wowe narinze inzara abandi bapfa, ni wowe nohereje Eliya ngo akurinde gupfa. Narimo ngutegura burya nabizabigeragezo, burya na ya deception, burya na kwagutsindwa, burya na kwagutererwa, bya bindi byose Imana yabikoresheje, irimo irabikoresha kugira ngo ikurememo, igutunganyemo, kugira ngo izakucishemo umugisha w'amahanga. Wowe urabyita gutsindwa, wowe urabyita isoni, ariko mu ijuru barimo baragutegura. Barabizi ko barimo bategura umujenerali wo kurwana intambara nziza, barimo bategura umuvugabutumwa wo kujyana inkuru nziza. Imana imubwiye ati haguruka ngo utume Nineve, ni wowe nateguye. Yona aravuga ati uvuze ngo iki? Ati mu minsi 40 ubambwirire ko nibatihana bazaba barimbutse. Yona araterura avugira Imana ati mu nkuru nziza numvise kuva nabaho iyi niyo ya mbere, ugize neza. Atuzagira ute? Ati muri 40 yonyine nibatihana ndabarimbuye. Ngo ubundi ukurikije uko byagenze mu Israeli, Nineve ni hariya. Yona yahise yurira ubwato yigira mu Burayi aho bita Tarushishi, ni mu mujyi wo muri Espanye, wari umujyi w'ubucuruzi. Nko kuvuga ati yewe nibyo guhanura ndabyibagiwe, ngiye gukorera amafaranga, nzaza nsanga nta n'uwa kirazira urimo. Atuzabarimbura koko? Ati nibwo waba Imana nziza kuva nabaho, urakabarimbura nyine uhora uhoze. Urabona Abanyarwanda uzabampera. Hari abantu bahora bangaje Imana mu bintu ngo shango Mana ngo uzamunyerekere, ijakuje uziza kubitwerekera nta n'umwe ubusigaye. Uzi impamvu? Ngewe ndabizi neza, nushaka uzaza ndabizi neza. Hari abantu birirwa bakurega wowe, ntange ndabizi. Hari abantu banyanga pe, bakakureba gusa bakakwanga, bakanduka byose hasi uranyangirije kwanga nyine, kukwera gusa kwanga gusa nyine. Ibaze rero mu ijuru twese baturega, ninde wasigara? Harakabyara Imana ireba aho abantu batareba. Nuko no waravuga ati mbivuyemo, wajya mu bwato araniryamira nk'umuntu nyine wagize depression, ariryamira. Hanyuma ngo Imana iteza ibyago, umuyaga, iyo nkuru murayizi. Hanyuma rero baramusanze ngo bakora ubufindo bugwa kuri Yona. Ati ko sha wowe uruwahe mwene nde kuryamye? Yona aravuga ati ngewe nubaha Uwiteka. Umviriza ariko ngo ndi umuntu ukorera Imana yaremye inyanja, iremye ibintu byose. Ati wo kapfa we usenga Imana yaremye inyanja none uraryamye, wayibwiye se ko ariyo iri buturisha inyanja? Ati n'ubundi ndabizi irabikora, mwe gusa ubundi ni mwamwe nimutekereze. Byari byoroshye ko Yona ababwira ngo nimukatisha ubwato dusubireyo biraba birangiye, ariko kubera ko atashaka gukiza babana
aravuga ati kugira ngo bakire ni munyice. Muratekereza? Umva icyo bita ibikomere. Hari umugabo umwe ngo wagiye imbere y'Imana ngo afite icyifuzo gikomeye. Noneho Imana iramubwira ati narumvise ibyo wansabye, atariko icyo usaba, hari umuntu yangaga n'umutima we wose, icyo usaba cyose runaka ndakimukubira kabiri. Wabyumvise? Wabyumvise? Urashaka iki? Miliyoni 100 ndaziguha, ariko runaka we ndamukubira kabiri, wa undi yanga kabiri. Aratekereza, tuvuze ngo iki Imana? Ati ndamukubira kabiri. Ati ndamukubira kabiri. Runaka ati aratekereza n'ukuntu amwanga, ati nkuramo ijisho umukure mabi. Abantu bo muri East Africa, West Africa, hari akantu bakinnye kansekeje. Umugabo yari mapfa abwira umugore we ati nimpfa rero, ati ndakwinginze atuzarongorwe na runaka, amubwira izina. Umugore amubwira ati vuze ngo iki? Nzarongorwe na runaka. Ati cyane. Ati kubera iki? Ruzi ko ari umwanzi wawe, urambwira ngo runaka bari uzandongora. Ati cyane, shaka ko ari uzarongora. Ati kubera iki? Ndagira ngo azasufure nkuko urange nasufuye. Urumva icyo yamubwiraga? Muracyumvise? Ntago munyumvise. Kereka abakuru gusa. Mu yandi magambo umugore yari yaramugoye avuga ati nawe ni umurongorwa azababara tu. Rero hari abantu b'imitima mibi, nayo nanuko yarameze. Aho kugira ngo ngewe nge kubabwira napfa, kuko yagiye ntabyiringira bizi ko apfuye, ariko Imana yamubitse mu butunzi. Reka nkubwire, ari ya magorwa, ziriya soni, biriya byaha, kuriya kubabara, byose ntabwo ari igihumbi, bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yabikubitsemo ngo izagire gute? Izagukoresha. Urufi ruramumira, rumaze kumumira iminsi 3 mu nda y'urufi. Abize murabize, kereka abahanga bakoze training zihambaye, ntabwo warenza iminota 5 udahumeka ubukiriho. Ngo ariko mu nda y'urufi Yona yarahumetse abamo iminsi 3, ngo hatakambirira Imana arihana, maze urufi ragenda rumuruka ku nyanja. Pastor yatubwiye inkuru kare, yo ntabwo nari nyizi, ngo aho ngabo urufi rwamurutse, ngo abantu niho bategererezaga amafi cyane, ngo kwimfi nini zajyaga ziza zikaruka amafi. Ngo bagiye kubona babona haturutsemo umugabo, araza ati mwihane mwogapfa mwihane. Murabyibuka ko atabakundaga? Murabyibuka? Hari abantu bavuga ubutumwa Paulo yaravuze ngo abantu babikoreshwa n'ishyari, abo rero nta rukundo bagira. Mwihane cyangwa se abarimbure mwokagira, mwihane dore amatwi yanyu nuko mwihane murandeba se mundebe biki, mwihane mwabinyabyaha. Aheraho ngo avuga iminsi 3 abwiriza ubutumwa. Reka mbabwire, bwari bwo bwa mbere muzasome uhereye mu itangiriro ukageza mu bwahishuwe, nta muntu wabwirije abantu 120 ngo bakizwe bose uretse Yona. Yona ngo yarabwirije uhereye ku mwana ngo ukageza no kumbeba, ngo nibi n'amatungo bayirije ubusa. Baravuga ngo nimureke dutakambira Uwiteka, mu gihe abandi babishe, ariko amavuta, imbaraga, kwemezwa n'Umwuka Wera Imana yari yarabitse muri Yona, nibyo byagombaga kwemeza umutima wande wabinenewe. Umva rero, arangije kubwiriza ngo yahise ajya ku musozi abwira Imana ngo simbabwiye hari icyo usigaje, ate barimbure rero, gira vuba subarimbure. Aho kugira ngo abarimbura akajyumva itangazo, umwami yategetse ngo nihagira urya bamuca umunwa. Umwami yategetse nitubona nakotsi kazamutse, uwo ngo bamutwike, mwese mwiriza ubusa, turebe ko Uwiteka yatubabarira. Itangazo Yona araryumva ati nsomera umurongo wa 4 ndakwinginze, ibice 4 umurongo wa 2. Nimwumve isengesho rya Yona, mbabarira mwumve. Kuva nabaho nibwo bwa mbere umuntu yasenze atya. Somera pastor. Iyo Yona ibice 4 umurongo wa 2. Kuva ye nta muntu numwe wigeze usenga utya uretse Yona wenyine. Umurongo wa 4 ngo asenga isengesho, niko Bibiliya ivuga. Umva rero ngo arasenga, yasenze ati ubu kandi hari umuntu uri gushakira Yona mu byahishuwe. Fatase harya Yona bahehera, reka mwishakire reka mwishakire. Ndabona Yona harya aba muri Bibiliya ra abamo. Umurongo wa 2 haranditse ngo unyumve, oya yari mu byahishuwe, haranditse ngo Yona 2 kandi umurongo wa 2 haranditse ngo asenga Uwiteka ati, niko birivuga. Uwiteka si cyo navugaga nkiri iwacu,
nicyo cyatumye shoka mwungira itarushisha, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwisha, kandi yibuza kugira nabi. Haleluya! Bavandimwe, nibwo bwa mbere nabonye umuntu aremererwa n'Imana igira imbabazi, Imana igira ubuntu, Imana itinda kurakara. Ubundi abandi bakristo bashidikanya ko Imana ibakunda. Yo nawe yarabizi neza, aravuga ati ndakuzi, tubanye imyaka, nimbabwira ndakuzi wowe wibagirwa nk'ifi mu masegonda 3 uraba wibagiye ko bakubabaje, ngenda kuzi. Si icyo nakubwiraga, imbabazi za urabyibagiwe uko wabaye. Bavandimwe, Imana irakabyara, yo yihutira kubabarira, ihora nibambe, itinda kurakara, ikagira ubuntu bwinshi. Mu gihe Nowa yo navuga ati, umva umurongo wa 3, ngo Daheri ngewe nandapfa. Umviriza, si ko havuga ati umurongo wa 3 aravuga ngo niyo mpamvu ngo nyica. Ibyo ni ibikomere byo mu mutima. Umugabo arangije kuvuga ubutumwa bumeze nk'inkota ihinguranya buri wese ubwumvise, nyambara ibikomere byo yifuza ko abandi bakira. Hari kubwo nanjye namenye imbabazi, kandi ngiye simeze nka Yona. Reka nkubwire, simeze nkawe. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru hari ikintu agikora. Sinshobora kurega umuntu ari wese ku Mana, ndabizi ko uwo muregaho ari we muregera. Ngewe ngo ndega urunera ngo amugira atese, amugira ate? Ni murega arasanga nta kindi yamukora uretse kumukunda, agira atese. Nge ndeba abana banjye birumvikana umuto akunda kurega muri umuntu we, arabazi pasteur papa, ngo kuvuga ati kandi bigeze kurwana bapfa ngo ngiye ni papa wanjye, undi ati nanjye ni papa wanjye, bose bavuga ukuri. Bongine bose ndi aho kugira ngo mubabaze, ngiye afazari nakubitwa, ngewe niteguye kuba namupfira. Nicyo Yesu yakoze. Ngo runaka ngo yarambabaje, hano abantu bategeye ageze hano, yanze kuva muri healing, ariko yicara hariya kugira ngo atazahura na runaka, yicara hariya. Ntajya afashwa abacunze ngo arebe ko azamura ibiganza turakiza, ariko Imana yaragowe nyenyenyenyenye. Ubwo abandi barimo bararamya, hari abantu bameze batyo. Burasa arayiramya se, bagiye bavuga ukuri, nibo batuzanira ibibazo. Iyo pastor avuze ati abanyabyaha bazapfa, nibwo yibuka gutera amen. Amen. Uzi impamvu? Mutima nk'uwa Yona, rekeraho. Papa aramukunda nawe, papa aramukunda. Haleluya, haleluya. Imana ibura kwibwira Yona ngo kubera umuyaga mwinshi wari ushuje mu butayu, ngo uramutwika. Wibuka Imana yisana no gupfa, kandi ngo yanze kuva ku muyaga ati wundi nanapfuye, se ubundi maziki ko byanze byanjye bitapfuye, ararakaye. Ngo ako kanya Imana ikora igitangaza, ngo imeze uruyuzi. Bibiliya avuga ngo uruyuzi, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo ni ikibonobono. Mu yandi magambo, yamejeje ikintu gifata imyaka ngo kere ikimeze umunsi umwe. Ngo hanyuma Yona ngo kirazamuka kiramutwikira, ngo anezererwa cyane urwo ruyuzi. None ngo kajya bati yegi mbega Imana, uzi ko Imana ari nziza we. Atangira kurezererwa iki? Uruyuzi. Ngo ako kanya ituma agakoko kitwa inani ngo karurya gahereye mu mizi ruruma, arangije ati narenga atangaye n'ubundi nagapfuye. Imana atari ko se Yona tubwizanye kuri, ubwo babajwe n'iki? Mbabajwe n'iki? Ntago ubona se kuri yuzi urwumi? Ntago bibona se? Ubusizi bari ryongeye kunyica. Wararuteye se? Sinaruteye nyine, sinaruteye. None se ko atari urwawe, ubabajwe n'iki? Ndababaye nyine kuko izuba riranyisha. Imana nambwe ati none se ngewe waremye 120, harimo abantu, harimo amatungo batazi icyiza n'ikibi. Iyo nawe sinari nkwiye kubabazwa nabyo. Nuko Bibiliya irangira mu gitabo cya Yona. Bavandimwe, reka ibikomere wikwikuraho umugisha wa Aburahamu. Narinje kukubwira ngo wikwikuraho umugisha wa Aburahamu. Uyu munsi watuza akanwa kawe, wa wundi wanga wibuka ntusinzire. Hari abantu banga abantu ku buryo yamwibutse ahita agira imisemburo myinshi mu gifu agatsepfura. Iyo amwibutse, ndagusabize uyu munsi utsepfure ntacyo, ariko uvuga ati ntabwo nanze kuba nka Yona, nanze kuba nka Yona. Mana nawe umugirire neza. Yego unywa amazi birashira. Haleluya. Ari muri nta urataha pastor, humura ndi kugucungira, nta urataha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari undi rero utarumeze nka Yona, hari undi utarumeze nka Yona. Muranyemera tumusorezeho.
abatangiye gutsofura pore 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 pore, murebe mu mutwe uzengere, hari ubwo mwibuka ukajya uzenguruka, kandi rero turabasinzira nabo, kandi bo baranezerewe, barimo baragona, naho wewe umeze uri cyaguze ati sha ariko nshuti zanjye wikwikuraho umugisha wa Abrahamu, wowe yakumenye ngo uzamubere umugisha wowe. Umva rero mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 5 hari inkuru batubwira, munyemerere nihuta. Ni inkuru y'umugabo witwa Namani. Namani Bibiliya tubwira ngo yariwe mugaba w'ingabo z'ubwami bwa Siriya, ngo Imana niwe yari yarahaye ubushobozi bwo kunesha. Munyumve, nibwo bwa mbere cyakora, reka mvuge iki ngiki nacyo, n'ubwa mbere ngiye mu itorero no mu Burayi ifite abantu basobanurira batumva, nibwo bwa mbere. Nimubona muri Vivante twabijyanye muzamenye ko twabibakopeye. Ratasha Imana ibaho umugisha, mwakoze pe. Umva rero uyu mugabo witwa Namani, ngo niko Bibiliya ivuga ngo Uwiteka niwe yarashize mu bushobozi bwo gutuma ingabo z'Abasiriya zitsinda. Iyo bavugaga ngo Namani yateye, abo yabaga agiye gutera bafataga utwabo bakigendera, turiya ntawamunesha. Ngo atera Isiraheli rero, ateye Isiraheli hahandi nababwiye hafi yo kwa Yona, ngo afata akana k'agakobwa ngo agatwaraho umunyago. Iyo bavuze gutwara umunyago bavandimwe, ntabwo mushobora kubyumva, ni ukugatwara kukagira agacakara. Iyo bavuze kuri umucakara, nta kintu na kimwe batagukoreshaga, ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Uri kunyumva neza? Gukora imirimo iyo ariyo yose bakubwiye gukora, batitaye niba uyishoboye cyangwa utabishoboye. Ngo kagakobwa barakajyana bajya kukagira kaja kwa Namani. Turi kujyana, murabyibuka kwande Namani? Rero murabizi abakozi burya baturusha amakuru, baba batuzi, abakozi baratuzi, namwe murabizi neza. Bazi ko iwanyu murya ibinyobwa, bazi ko mukunda intoryi, bazi ko iwanyu nta kintu kiri, barabizi, abakozi baratuzi. Ngo agiye kubona rero abona boss arasohotse aracomotse, kandi boss yogaga nijoro, ndaza kukubwira impamvu. Abona boss aracomotse arimo aratambuka nkaho wagira ngo ni ibirenge bye nk'iby'umuntu urabyo urwaye imvunja. Ati yimitegereje ngo abona umubiri we wose warahindanye ngo arwaye ibibembe. Ye baba we, rego ati burya boss na ya myenda yose na ya peti yose boss afite ibibembe. Umva rero, iyaza kuba ngewe nawe ndabizi neza, twari kuvuga ati sha nkubone bayafite baragowe. Imana yacu sha, uyu muhimbiri wanzanye muri aka kajagari nawe yarakumpereye. Ni bande twari kuvuga dutyo? Mumbwiza ukuri, mumbwiza ukuri. Ngewe nawe tumubonye twari kuvuga ati birakakurya. Yabavuye koga yishima, urabyumva nyine byaramuryaga ati nubwo nanjye we niko reka tumwite Rusi uri hehe? Kareme zana amavuta vuba, boss yamushire akaza avuga ati yego sha nibikurye bikurye. Rusi ko nakubwiye ngo zana amavuta uri he? Narimo ndahoza bebe kugira ngo bibanze bimurye. Urabyumva neza? Kubera ko wa muhimbiri wa mupapa wanyiciye inzozi, wanandukanije n'ababyeyi, wanandukanije n'umukunzi, wanandukanije n'igihugu, unkoresha imirimo ntazahemberwa, washize mu buzima ntazaho bwerekera. Bavandimwe, ariwe wakora iki? Ngo reka kakana kagakobwa ntabwo kari kameze nka Yona, ngo karamubonye kamugirira imbabazi, karavuga ngo yaba databuja yarazi umuhanuzi uri Samariya akagenda kamusanga yamukiza ibi bibembe. Ntabwo yigeze avuga ngo awa birakakurya birakakwica urakaryama udasinziriye Imana irakunyishuriye. Oya, ngo ahubwo yamurebanye imbabazi ati yaba databuja yarazi uburyo mu Isiraheli hari umuhanuzi witwa Elisa. Nubwo twatsinzwe ariko dufite Imana, nubwo turi abanyage ariko dufite Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Uzi yaza kuba ngewe yenda nari kumugirira imbabazi, ariko se nari kumenya nte kweri yakiri mu mavuta? Nabimubwira se yagenda ntakire, nabyirengera se? Ariko ko kari karishuwa kamubwira ati mu Isiraheli nariboneye Pastor Muhirwa asengera umuntu arakira. Uzi ko twiboneye Bishop Ntayomba yirukana abadayimoni, aho kari mu cakara, nta mushahara,
nta byiringiro, nta ejo hazaza, kure y'ababyeyi, mu rukumbuzi rutagira uko rusa, mu buhemu bahemukiwe. Uwo nguwo yakoreraga, uwo yifurizaga ibyiza, niwe wamugize atyo. Ariko wari uzi ko Imana yamuhamagariye kuba umugisha wa Aburahamu. Yaramubwiye ngo genda usanga umuhanuzi. Bavandimwe, hari abantu buzuye ibibembe hanze, babandi baduhemukiye nyine. Ibibembe bigereranywa n'ibyaha, babandi batumye utiga. Hari abantu banga ba nyina wabo, banga ba nyirasenge. Niwe wanduze, niwe kandi yenda biranashoboka, niwe wanzinze, ahari biranashoboka. Yandiriye isambu, twararokokanye, arangije arandya. Hari abantu bameze batyo. Ahanjye hazaza yarahishe, uriya musore yarankomerekeje, dore yangiriye gutya, yambeshe bandira ibyanjye. Birashoboka, ariko icyama ukamera nk'uyu mwana w'umukobwa, wikwemera ko bizakubayeho, bigukuraho umugisha wa Aburahamu, bigukuraho umugisha wa Aburahamu. Imana yacu ishimwe cyane. Wowe uriho umugisha wande? Uriho umugisha wande? Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu aguha umugisha. Haguruka dusenge rero, haguruka dusenge. Wikwikuraho umugisha wa Aburahamu. Hari uwaguhemukiye, ndakwinginze reba mu mutima ba bantu utakibwira neza. Hari uvuga ngo njyewe sinzanamusura, niyo ubonye nimero yo uhita uyihindura, uramubloka. Yarampemukiye. Bavandimwe, kereka niba kumenasa gusa, kereka niba guhoza ku nkeke, rwose nanjye ndakubwira ngo uzamubloke. Ariko ngo kuko yaguhemukiye kera, yari iyisambu, yari ibintu by'iwanyu, yarakubabaje, yakwijeje urukundo arakureka, ibyo byose ntibigukureho umugisha wande? Aburahamu, ntibigukureho umugisha wande? Wowe Imana ibyo byose yabikoreye ngo igutunganye kugira ngo uzabone uko umugisha w'amahanga. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo nzaho Imana ikujyana, ariko ndabizi neza ni heza. Ibyakubayeho byose bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Imbere yawe hariho umugisha wa Aburahamu uragutegereje ngo ubere amahanga umugisha. Amen. Uyu mugisha ntaho uhuriye n'amafaranga, ntaho uhuriye n'uburanga. Nabemerera Imana gusa ikabanyuzamo ibyabo, bakaba imigenda igeza amazi ku basarayi, bakaba isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ibaha umugisha. Nshuti yanjye, iyo tuvuze umugisha wa Aburahamu turabwira bamaze gukizwa. Niba utaravuka, pastor mukanya ndamuha umwanya dufashe, niba wowe utaravuka ubwa kabiri, mbibutse neza ibi nzahora mbivuga, umuntu wese wavutse rimwe azapfa kabiri. Niba waravutse rimwe gusa kwa mama na papa, uzapfa urupfu twese tuzapfa, kandi abera nibazuka wongera urupfu rw'iteka. Ngo ariko abavutse ubwa kabiri bo bazapfa rimwe, cyangwa nabo ntibarira ripfe n'iryo rimwe bashobora no kutaripfa. Yesu yazana uyu munsi, ariko nanatinda twebwe tuzapfa rumwe gusa, turamutegereje ngo azatuzure. Niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, burya tugira abantu b'abafana, pasiteri b'abafana, bavuga ati njyewe uriya mutipe ndamukunda, ntumaze ibyamukundira, hatagira ibintu by'inkuru bikaba byakuzanye. Sha muvandimwe, ntabwo turi mu nkuru, tuba turavuga ubugingo buhoraho, tuba turavuga ubugingo buhoraho. Abapfuye bazazuka, abapfuye bazazuka. Imana yacu ishimwe cyane. Turabizi twebwe dutegereje Mesiya kandi azaza, dufite ibyiringiro, yatubabariye ibyaha. Ntabwo twirata gukiranuka kwacu, ntabwo tugendana ubwoba. Umurongo wa 14 ngo mu Baheburayo 2 ngo yaje gukura mu bubata bari bafite ubwoba bwo gupfa, ngo kuko uyu munsi urupfu yarugize irembo. Haleluya. Hari ijambo namenye mu Giheburayo, mu Kigiriki, ijambo bakoresha gusinzira mu Kigiriki. Muri Bibiliya bavuga ngo Paulo yavuze ngo twebwe tuzasinzira, bakoresha ijambo hotel. Warubizi? Aho abantu bajya kuruhukira muri 5 star ya hoteli inyenyeri 5, niryo jambo bakoresha. Urupfu barugize ahantu abantu baruhukira nko muri hoteli. Niko muri Bibiliya y'Igiheburayo bavuga. Ntabwo ari ugupfa ko gusinzira, na ahantu tuzaruhukira dutegereje uzadukangura turi mu mundendezo. Niba utaraha Yesu ubuzima, niba utarakizwa, reka mbivuge, niba utarakizwa ngo watuza kanwa Yesu ko ari umwami, ubyizeze umutima wawe yuko umwize yamuhaye ubugingo buhoraho, utakiriye ubugingo buhoraho. Ntutahe nawe utakiriye Yesu, ntutahe nawe utahaye Yesu ubuzima. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ntugende, reka dusengerere, ngusengerere isengesho, nongere ngwatureho umugisha wa Aburahamu. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Umugisha so na nyoko batigeze bagira, umugisha utagize basogokuruza, umugisha wa Aburahamu, umugisha wo kubera abandi umugisha,
umugisha wo kubabarira no kubohora abari bazi ko bakuzitse, bazi ko bakurangije. Niyo byaba ari uko nguko, ongera ubatureho imbabazi, ongera ubabwire ko bakunda, ongera ubabwire ko utaheranwe nabyo, ongera ubabwire ko imbabazi za Yesu nawe zatuma ubababarira, ongera ubaha amahirwe. Ahari bagendana ipfunwe, bamwe baraguhemukiye umunsi urabasumba, uranabaruta batinya kugusaba. Reka nkubwire nshuti yanjye, wikwiheba, hariho umugisha wa Aburahamu. Imana yakuzaniye ngo ube umugisha wo kubabarira abaguhemukiye, wo kugirira neza batarayikugiriye, yo guhumuriza abagukuye umutima, abakubabaje. N'icyo Imana yaguhamagariye ni ukuba umugisha wa Aburahamu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga. Rambura ibiganza byawe ngo usabire umugisha. Rambura umuganza ngo usabire umugisha. Ndagushimiye Mana y'amasezerano, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana y'imbabazi, ngo umugisha wawe ugere kuri buri muntu wese turi kumwe. Ndabizi neza twebwe muri Kristo Yesu twahawe imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Abatari bafite amahoro nibayahabwe, abatasinziraga nibasinzire. Waravuze ngo nzarya ndyama sinzire niziguye, kuko Uwiteka ari umpa kuba amahoro. Waravuze ngo mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, simbaha nk'uko ab'isi batanga. Mbahaye amahoro, ni umurage wagabiye abera, amahoro aruta y'umuntu yamenya. Waravuze ngo niyarinde imitima yacu, reka amahoro yongera umurinzi w'abatasinziraga, amahoro atwarire muri bo, intekerezo zabo nizize mu mutuzo mu izina rya Yesu. Reka ibyiringiro bigaruke mu mitima, ongera kandi ubahumura amaso bamenye abo bari bo, nk'uko yahumuye Gehazi amenya ingabo zimugose. Humura amaso aba bamenye icyo bagize cyo muri Kristo Yesu, bamenye ko ari isoko y'umugisha, bamenye ko Imana yabahamagariye kuba isoko y'umugisha w'amahanga mu izina rya Yesu. Mana zana guhishurirwa, humura amaso abari batsikamiwe n'ibyaha, abari batsikamiwe n'ubwoba, abari batsikamiwe n'amagara, abari batsikamiwe n'indwara, abari batsikamiwe no kugumirwa n'ubugumba n'isoni n'ikimwaro n'amagambo mabi. Ndavuze ngo baruhure mu izina rya Yesu. Ngutandukanije n'ibyo, ndakubohora kuri iyo ngoyi mu izina rya Yesu. Gendana umudendezo w'umwana wa Aburahamu, gendana umudendezo wo mu mwuka. Reka umwuka wawe wongere umurikirwe, reka umwuka wongere urebe, reka umwuka wongere uruhuke. Akira kuruhuka. Yaravuze ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima. Ndagira ngo ya sabato yavuze ngo haracyari uburuhukiro bw'abamwizera, haracyari isabato y'abamwiringira, uburuhukiro yabikiye abamwizera. Dukwiriye kubwinjiramo. Ngwino winjire mu buruhukiro. Aho niho mugabane wawe, aho niho Yesu yagutuje, aho niho ukwiye kuruhukira, aho niho ukwiye kuba. Ni mu butware, ni mu cyanya, ni mu bwami, ni mu nzu ya so, ni mu buruhukiro. N'ubwinjiremo mu izina rya Yesu. Akira kuruhuka, akira gutuza, akira kunezerwa mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana, ndagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.